waryo dore ko abifata byose, izo nshingano zose arazifata. Yagiye ahagarikiye umutima itorero, n'ubu aracyari ahagarikiye umutima. Mushiki wanjye gore ati reba nawe reba umuntu utari yagira ikintu afata kuva yavunaho arigereje. Ntabwo byoroshye. Niko yagiye avuze asangira n'abandi igaburo rya nyuma, ifunguro rya nyuma. Yavuze ngo ntagazongera kunywa cyangwa kurya ku mutsima no kunywa vino ngo atarabona itorero. Urumva? Aho rero abantu b'uburemere bw'iki kibazo cya Kristo ku mutima w'itorero no kwiteka pe, ngo azagira icyo afata ari uko baje. Hari ikiganiro twaganiriye iryo jambo rizamo, azayivuza yerekeje mu birere bine by'isi, dans quatre coins du monde, mu mfuruka enye z'isi hose azayerekezayo. Ndashima Yesu ko muri iki kiganiro twavuzemo ko iyo mpanda zizavuza n'abamarika zohereza muri ibyo birere bine by'isi, ngo bazaba ari abo gufata imbaraga z'ikigusha cyose n'inkozi z'ibibi, ngo bitabangamira iki kuzamuka, gukusanya azegeranya azarunda ibigusha byose n'ikintu cyose kibi, amen, babikure mu mugambi we. Noneho bigiye kubangamira kuzamuka kw'itorero. Kandi mbabwira inshuti zanjye muteze amatwi, Kristo Yesu abizi neza ko izamurwa ry'itorero kuko rizaba ari ukurihungisha, arabizi ko bishobora kuzabangamirwa, hari ibyagusha, hari ibyabuza abantu, hari obstacles. Izo nkomyi zabanga inzitizi ibyo bya obstacles cyuzwana inkomyi, inzitizi zishobora kubangamira igikorwa cyo kuzamuka kw'itorero. Amen. Noneho Kristo Yesu azatuma abamarayika mu birere bine by'isi babanze bafata icyo kintu. Haleluya. Noneho itorero rizamurwa. Kandi mu kanya nk'ako guhumbya, impamvu ibirere bizabikora mu kanya nk'ako guhumbya, ngo nuko azaba arijyanye nk'urihungishije. Soma iyo mirongo yombi mu byahishuwe, igice cya 12 umurongo wa 6 n'umurongo wa 13. Yesu ashimwe cyane. Inshuti zacu, inshuti za Mumuriza GB Ministries, twongeye kubiyegereza, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, tuvuga ngo amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hirya no hino ku isi hose. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bagirire neza kubw'urukundo rwanyu rwo gukunda Kristo. Yesu yaradukunze cyane aranadupfira, ariko namwe abamukunda mwemeye mukamukunda, Imana ibaha umugisha kandi mubwirize n'abandi kumukunda, kuko umva ni ibyangombwa mu buzima bwacu. Turabikeneye gukunda Kristo, tukamwitura ibyo yadukoreye nubwo tutagera ku kigero cyiwe. Rero turavuze ngo ni ikaze nanone muri studio zacu, aho tubwirana ibyurutse umutima, aho tubwirana amagambo meza, tugasobanukirwa kurushaho iby'uru rugendo. Turi abagenzi bajya mu ijuru. Rero Imana ibaha umugisha. Muri studio turi kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Zigirinshuti Michel. Ni umukozi w'Imana mukunda cyane, nanjye ndamukunda, kenshi muzajya mubona namugaruye. Nuko aroroshye, azi icyo yahamagariwe, ari mu gihe cye, arimo gukorera Uwiteka hakiri kare butarira, kuko nimumara kwira ntabwo azaba agikora. Hari igihe bugera buri muntu wese akagira aho bwije. Rero niyo mpamvu kenshi mumubona yagarutse, afite ibyo kutubwira byinshi cyane, nta nubwo yabivuga ngo abirangize. Rero turamushimira cyane. Pastor ni ikaze nanone muri studio. Amen, amen, amen. Yego, rero tugiye kumwakira, hanyuma tubabwira ikintu noneho agiye kutuganirira, nje nawe dufashwe twunguke. Hanyuma mureke tubanze dusenge. Data mukunzi mwiza, turongeye turagushimiye. Imitima yacu ni ukuri igubwa neza, dutekereje gukora imirimo ye waduhamagaye hakiri kare, kuko mwami ntabwo tuzi igihe buzirira. Rero uyu mwanya tuje gukorana none, vugana n'imitima yacu. Umukozi wawe uko avuga, reka twunguke, reka mwami tugire icyo twumva kurushaho, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye n'abagiye kudukurikira mwami, ngo nabo bagirire neza, ubahe amatwi yo kumva, ubahereze mwami gutekereza kuri iri jambo, kugira ngo twese mwami dusobanukirwe aho turi ndetse n'aho tuzaba. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turasenze kandi ni ukuri twiringiye kubyumvise mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Rero reka tumuhe ikaze umushumba Zigirinshuti,
hanyuma aradusuhuza, hanyuma tunamubaza ikibazo akomerezeho kugira ngo niyo kumutwarira umwanya, ubwo ndabizi ko benshi muba mutegereje ngo aravuga ryari. Yesu ashimwe cyane. Ndabaramutse mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Mugize kwandika muri comment. Ariko mbitewe nawe ukantu uvuze. Mbona aranditse sorry ntabwo ari muri comment. Ubwo yarakanyandikiye. Anga ngo mushumba ngo twagusabaga ujye tubwira rwose uwo muntu gutina muri introduction. Ngo tuba dukeneye kwiyumvira. Ubwo nagira urumva ko wabona ari butinde ku buryo nari buvuge. umushorega abantu bakunda amagambo umuvuga ni amagambo y'ubwenge, buri wese aba yumva ashaka kubyumva. Nuko ari ngombwa yuko dukora iyo introduction tukanabwira abantu impamvu yo kuba hano, ariko ubundi tuba dukwiriye kugushyira kuri burya, hanyuma ubundi ugatangira utuvuga. Nanjye nza ngahita njyaho uwo mwanya nta n'ikaze. Ntabwo byaba biryoshye. Rero batwihanganire tujye dukora introduction, tugire icyo tuvuga, hanyuma twakira umushumba. Rero umushumba hari ijambo, ni ukuri ntabwo ndi jyenyine, ndatekereza ko hari abantu benshi badasobanukiwe bino bintu, ariyo mpamvu twifuza yuko mudusobanurira. Mufite ubumenyi kuri byo, Mwuka Wera arabahumekera mukabyumva. Ni ukuri nshobora kurisoma ariko simenye neza itandukaniro ryabyo, ariko ijambo riravuga ngo impanda y'imperuka n'imperuka y'isi. Ese ibyo bintu mushu wabidutandukanyiriza? Ese ubundi biratandukanyira? Ahubwo ndumva muri mu nzira nziza. Impanda y'imperuka n'imperuka y'isi, njyewe ubundi numva nk'aho ari bimwe, ariko wakumva ukuntu bivugitse ukumva biratandukanye. Urumva ngaho tuganire. Gusa abantu bamwe bashobora kwibwira ko bihuye. Yego. Kubera iryo jambo imperuka rizamo. Yego. Impanda y'imperuka imperuka y'isi. Ariko mu by'ukuri bihuriye na gatoya, buriya ndetse kimwe kizaha ikindi gihe kirekire. Kimwe kizaha ikindi gihe. Yego. Ngaho tuganirire n'ikaze. Iri jambo impanda y'imperuka turabashimiye kandi kuduha ikaze. Iri jambo impanda y'imperuka aho ritandukaniye n'imperuka y'isi, ni uko impanda y'imperuka izaba isi ikomeza ibeho. Abyumvise? Impanda y'isi y'imperuka izaba ariko isi ikomeza yibereho. ubwo se ngaho dukomeze. No yijya bakomeze babe hari byo. Yego. Hanyuma imperuka y'isi izabe nyuma y'igihe mu nyigisho tuziga wenda tuzagenda tubyumva. Kuko ntabwo mu by'ukuri nababwira ngo iki ni ikiganiro turi buganire iminota 30-40 tube tubirangije. Ahubwo njye numvaga bibaye byiza iki kiganiro cyaba mu byita episode, mu byita episode igice kimwe hakazaza ikindi. Kuko iki cyiciro ni kirekire cyane. Reka dukore season 1. Ahantu nkigishije bafite icyumweru, nyigisha kuva ku wa mbere nkageza ku cyumweru, iminsi 7. Ubwo rero bisaba ngo umuntu abe yagiye afata ibice runaka abivugeho. Uyu munsi numva nasobanura imperuka ikaza nyuma. Yego. Mureke icyo kintu cyo twibandaho uyu munsi. Yego. Kuki hazabaho impanda imperuka ikazaza nyuma? Yego. Ubundi si iyo mpanda yo izavuga gute, izavuzwa n'andi, bizagenda gute byayo? Iyi mpanda izavuga kugira ngo itorero ritashye. Gutaha kw'itorero icyo bita kuzamurwa kw'itorero. Yego. Nabyo bitandukanye buryo no kugaruka kwa Kristo. Yego. Urumva kuvuza bwantu kuzamurwa kw'itorero no kugaruka kwa Kristo biratandukanye. Kuzamurwa kw'itorero kuzaba ari nko kurihungisha. Hari imirongo turi busome kugira ngo cyo guhunga mu ryumvemo. Kuzamurwa kw'itorero Yesu azabikora nk'urihungisha, ngo arihungishe ibintu bikomeye bizaba biriho biteye ubwoba. Urabona Yesu agiye kugenda, ijambo rivuga ngo ariko umwana w'umuntu naza aho azasanga kwizera kukiri mu isi. Wanareba n'amagambo yakoresheje arisengera, arisabare muri Yohana 17 asengera itorero ati Mana dore njye ndimo ndaza aho uri, umbasize ku isi, yego singize ngo ubakure mu isi ariko barinde umubi. Urumva rero Kristo nk'iri torero yazamukanye ishyika
yego kimushyika nk'umushumba nk'umubyeyi w'itorero nanone nk'umuvandimwe waryo dore ko abifata byose izo nshingano zose arazifata yagiye ahagarikiye umutima itorero n'ubu aracyari ahagarikiye umutima mushiki wanjye gore ati reba nawe reba umuntu utari yagira ikintu afata kuva yava naho arigereje ntabwo byoroshye niko yagiye avuze asangira n'abandi igaburo rya nyuma ifunguro rya nyuma yavuze ngo ntabwo azongera kunywa cyangwa kurya umutsima no kunywa vino ngo mama atarabona itorero urumva aho rero abantu b'uburemere bw'iki kibazo cya Kristo ku mutima w'itorero no kwiteka pe ngo azagira icyo afata ari uko baje itorero rihuye n'iminsi ya nyuma ibyo mu gifaransa bita le dernier jour iminsi ya nyuma iminsi ya nyuma iryo jambo ubundi y'imperuka impanda y'itorero Kristo azayivuza kugira ngo abone itorero kuko ubundi iminsi y'imperuka ijambo iminsi y'imperuka ritangirana no kuza kwa Yesu Kristo ku isi kuboneka kwa Yesu Kristo isi ihabwa impano yitwa Yesu Kristo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka buriya guhera ku munsi isi yakiriyeho Yesu ngo yavutse twari dutangiye iminsi y'imperuka kuko impamvu habisobanure abantu kwibaza bati se kuza kwa Yesu kwabaye gute iminsi y'imperuka Yesu niwe mahirwe ya nyuma isi yahawe inyuma y'abatambyi benshi inyuma y'amategeko menshi inyuma y'ibitambo byinshi inyuma y'abahanuzi benshi niwe mahirwe ya nyuma isi yahawe bivuga ngo utakiriye Kristo ngo abanire n'Imana muri Kristo ngo Imana imurebere muri Kristo uwo nta yandi mahirwe afite niyo mpamvu rero mubona mu nzandiko za Yohana muri Matayo n'ahandi baravuga ngo umwizera ntazacirwaho iteka bari kutamwizera we n'ubu ngubu ngo amaze gucirwaho igihe cy'ubisobanuro ubwo rero iminsi y'imperuka yatangiranye n'uko Yesu aje mu nzira ko Yesu yaje avukira ku isi ariko ari Imana igize umuntu cyakwatinda aho ngira ngo ntegure ngiye kubabwira avukira ku isi hano ahamara imyaka 33 n'amezi 6 iyo myaka 33 n'amezi 6 harimo 30 ifunze yamaze arindiriye gukwiza imyaka ikwiriye umurimo w'ubutambyi iryo tegeko yararisanze riba mu mategeko y'abarewe militaire levitique umurimo w'ubutambyi wose n'ubuhanuzi umuntu agomba kuwinjiramo agomba kuba kwije imyaka 30 arategereza rero irashyika ubwo twayitiye amavuko urabyumva nyamara se nta munsi yabwiye Dawidi ngo nawe ubwo utarabaho ngenda ari impari urumva bya Yesu abantu babyumvira mu mwuka kubyumvira mu mwuka noneho 30 igeze aramanuka ajya kuri Yorodani kubatizwa twumve neza ajya ku mazi Yorodani Yohana ngo mubatize muzi impaka zabanje kuhaba Yohana yanga ujye rwose n'udusho hari ngiye bagakwiye kubatwa nawe none ubu nsanze rwose Yesu atumva byemera ubikore kugira ngo dusoze gukiranuka kose Yohana arabyemera ajya mu mazi aramubatiza ijuru riramukingukira nawe unyumvire nawe umwuka wera muzaho mu ishusho y'iki y'inuma ubwo se tuvuge ko Yesu nawe yarakendeye kubatizwa umwuka wera ntibabanaga ariko ibyo byose kwari kugira ngo afashe abantu kubikonfirima bamenye ko bamukwiriye umwuka mujyana ubutayu kugeragezwa n'umwanzi mu gice cya 4 hanyuma nawe avuga ubutumwa atangira ubutumwa rero arabuvuga 3 n'amezi 6 abagarutse i Yerusalemu arapfuye arahambwe arazutse urya munsi abasohoje misiyo yamuzanye hazamurwa we rero ndashaka kuvuga ku ijambo Yesu yavuze mbere yuko azamurwa Yohana 14 umurongo wa 1-6 ntimuhagarike imitima yanyu nizera Imana nanjye nizere mu rugo rwa data
hariyo amazu kandi menshi Mm. wenda iyo ataba babwiye Yego. none rero amazu arahari Ndabibabwiye. iyi ndabibabwiye ubwo icyo gihe cyo nzakora ni ukugaruka kuza kubajyana ngo ahundi namwe Abariho mu ngiryo ijambo ngiyi ndiba ngiyo baze w'umusingi w'iki kiganiro cy'ibyo mwambajije tuzagenda kuko na Yesu yagiye. Yego. Amen. Amina. Haleluya. Haleluya. Tuzagenda kuko nawe yagiye. Turabe. Yaradusabiye mu gihe tukiri mu isi. Ariko yasaba ko nguko yagira ngo turindwe umubi gusa, ariko muri ayo magambo yasengeye harimo n'ijambo yabwiye data. Fata Bibiliya nkubwira ahantu undebera. Yohana 17. Yego. Ambwiye ngo data babarira aha hantu ndi nabo umunsi umwe bazahazi. Bindebere wumve. Yohana ibice 17 nsomera umurongo wa 5. Yego. Nanone data imbere yawe nyubahirishe cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. 6. abo wampaye mu isi mbamenyesheje izina ryawe, bari abawe urabampa. None dore bitondeye ijambo ryawe, none bamenye yuko ibyo wampaye byose byaturutse kuri wowe, kuko amagambo wampaye nayahawe nabo nayabahaye nabo bakayemera, bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wowe, bakizera kandi ko ari wowe wantumye. Ndashaka umurongo wa 9 rero. Ndabasabira sinsabira bisi, ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe. Ndetse gato dada. Ndabasabira. Sinsabira bisi. Ndasabira abo wampaye. Yego. Abo isi yari yamuhaye ngo bamwakire icyo gihe niba yasabiraga, ahubwo adasabira bisi. Ugeze hepfo gatoya wasanga hariho ngo cyokora ndanasabira n'abandi bazanyizezwa n'amagambo abo bazababwira. Urumva ko Yesu amasengesho ye rero ntabwo apfa ubusa. Niba asenze isengesho afite abarisabira. Ndasabira abo ngabo wampaye sinsabira bisi. Cyokora ndasabira n'abandi. Nsubira 13 aho ngaho. 13. Ariko none ndaza kuri wowe, kandi ibyo mbivuze nyiri mu isi, ngo bagire umunezero wanjye wuzure muri bo. Ndaza kuri wowe, ariko mbivugiye hano mu isi kugira ngo icyo kintu ubwacyo kibatere iki umunezero kandi ugize ute wuzuye. Tugume twizeye. Haleluya. Twizejwe n'iki? Nuko arimo ajya kuri yo. Kandi ari wamutumye. Nababwiye ko kuzamuka kwe. Amen. Kuzamuka kwe, kugenda kwe akaba ariyo ni umunezero w'abantu b'Imana. Reka nkubwire ntarajya ahandi hantu mushiki wanjye n'abaduteze umutwe mu byumve. Hari ijambo riri muri Yohana 16 umurongo wa 1 aho yavuze ngo nyamara ibyiza nuko ngenda. Yego. Ndagunya kubabwira kugenda nkabona muragenda muhonga mu maso mubabara. Nyamara mbabwiye ko ibyiza ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha hazaza aho muri. Urumva kandi urumva ninagenda ni nabwo nzaza. Erega hagaruka uwagiye. Urumva se rero muri iki ngende hari ngenda ntegure amazu yari ahari muhumure, ariko ngende ngira ibyo ntegura ariko nimbone baza gutungana neza nzagaruka mbajyana ahondi. Imana nishimye cyane. Uko kugaruka kwe rero kuzasaba ko avuza impanda. Iyo mpanda, haleluya, hari ikiganiro twize kuyivugamo ivuga ngo azayivuza ngo yerekeje mu birere bine by'isi. Hari ikiganiro twaganiriye iryo jambo rizamo. Azayivuza yerekeje mu birere bine by'isi. Dans 4 coins du monde, mu mfuruka enye z'isi hose azayerekezayo. Ndashima Yesu ko muri iki kiganiro twavuzemo ko iyo mpanda zizavuza n'abamarika zoheza muri ibyo birere bine by'isi
ngo bazaba ari abo gufata imbaraga z'ikigusha cyose yego n'inkozi z'ibibi. ngo bitabangamira iki? Kuzamuka, gukusanya hari gukusanya, azegeranya, azarundurunda ibigusha byose n'ikintu cyose kibi, amen, babikure mu mugambi we. noneho bigiye kubangamira kuzamuka kw'itorero. mbabwira inshuti zanjye mukoze amatwi, Kristo Yesu abizi neza ko izamurwa ry'itorero kuko rizaba ari ukurihungisha, arabizi ko bishobora kuzabangamirwa, hari ibyagusha, hari ibyabuza abantu, hari obstacles. izo nkomyi zabanga inzitizi, inzitizi ibyo byombi bya obstacles cyuzona inkomyi, inzitizi zishobora kubangamira igikorwa cyo kuzamuka kw'itorero. Amen. noneho Kristo Yesu azatuma abamarayika mu birere bine by'isi babanze bafata icyo kintu. Haleluya. noneho itorero rizamurwa. kandi mu kanya nk'ako guhumbya, impamvu ibirere bizabikora mu kanya nk'ako guhumbya, ngo nuko azaba arijyanye nk'urihungishije. soma iyo mirongo yombi mu byahishuwe, igice cya 12 umurongo wa 6 n'umurongo wa 13. ibyahishuwe igice cya 12 umurongo wa 6 n'uwa 13. twumve. 6 aravuga ngo uwo mugore ahungira mu butayu, aho afite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1260. kwa 13 noneho 13 cya kiyoka, nuko cya kiyoka kibonye yuko kijugunywe mu isi, gihiga wa mugore wabyaye umuhungu. umugore ahabwa amababa 2 y'ikizu kinini kugira ngo aguruke ahungire mu butayu, ahantu he aho yagaburirwaga igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, arindwa icyo kiyoka. urumva ko iyi mirongo yombi dusomye yombi irimo ijambo ryitwa guhungira, aguruke, ahungire. Yesu najyana itorero azaba arihungishije. nicyo mbahereye imirongo, azaba arihungishije ikirero, azaba arihungishije igihe kibi itorero rizaba ririmo. azaba arihungishije igihe kibi itorero rizaba ririmo. itorero nta gihe ritabaye mu bihe bibi. niyo tuganira ibi bintu babyibazaho, akarengane ko kabayeho abantu mwe, Stefano kakamuhitana, kakubita abantu, ko muzi Pawulo ukuntu yakubise abantu abafunga. Ibi ni ubwa mbere mu by'ukuri. niyo mpamvu nyine mbabwira ngo iminsi y'imperuka yatangiye n'ubwo Yesu aza, agakiza agacungura akazamurwa. bariya rero bose bakira gihe natwe mu kino gihe niho Pawulo avanye muri ngo benda tongo isi bose dusangiye iki? Imibabaro. duhuje imibabaro. azarihungisha kugira ngo hatagira n'umwe uyoba. Matayo 24 umurongo 22. Matayo 24 umurongo 22 n'uwo 24. Matayo 24 umurongo 22. aravuga ngo iyo minsi iyaba itagabanijweho ntihajyaga kuzarokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanywaho. akoze 24 noneho aravuga ngo 24 kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. bivuga ngo hari igihe bitashoboka. dore mbibabwiye bitaraba. akoze. Haleluya. donc
urumva yesu za mpungenge natangiye mvuga, cya gishyika natangiye mvuga, yesu yarakizamukanye aracyagifite. Aragira ati bizasaba ko iyi minsi mibi igirane igabanya. Torero ry'Imana muteze amatwi rizike amagambo yakurikiye. Bizasaba ko iyi minsi igira ite igabanywa. Haleluya. Ibyo bita réduit, ikagabanywa, igakurwaho. Kugabanywa kwayo rero gushobora gucanga abantu ntabisobanuye neza. Urugero, burya iminsi ya covid yabaye amezi angahe? Ntabwo yabaye amezi, ntabwo yabaye amazi, twahuye n'ikibazo cy'imyaka yose, imyaka yego. Noneho iyo myaka, urumva, iyo myaka yose kuyigabanya kwayo si ukuvuga ngo niba yari kuba 4 tuvaneho hasigara 3, si ukuvuga ngo niba yari 10 turabona 3 hasigara 7. Oya, ubwo kugabanywa kwayo ni ukuyituruka muri humye, niko twita mu Kinyarwanda, kuyiba umugono tukayigendamo. Nguko kugabanywa kw'iminsi mwabonye ku murongo 22. Yesu ati iyo minsi niyo uvuze amagambo, iyo minsi yaba itagabanijwe ukuri ntihajya kuzaruka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanuka. Ntihari kuzaruka n'umwe ugenda gute? Ntihari kuzaruka n'umwe bayoba, ntihari kuzaruka n'umwe bagwa, none bizagabanywa. Amen. Iyo minsi izagabanuka. Yesu ashimwe cyane. Kristo ayigabanyishe cyangwa ayigabanye atuzamura, aduhungishe muri yo. Izina ry'Imana rishimwe. Haleluya. Kuzamuka kw'itorero rihunze iminsi mibi, ariko nirimara kuzamurwa, icyo kintu mucyumve abantu b'Imana, bwoko bw'Imana, nirimara kuzamurwa iminsi mibi ikomeze. Mumva mu icyo kintu? Nirimara kuzamurwa iminsi mibi yo izakomeza. Twabyumvise. Hanyuma se umushumba utararenga, twabanje kumva ko hazabanza gukusanywa ibigusha byose, yego, bigakurwaho, yego, hanyuma itorero rigenda bikazamurwa, hanyuma si iyindi minsi mibi izaba, kandi bya bindi bizarekurwa. Soma Ibyahishuwe 20 wumve. Soma Ibyahishuwe 20 wumve. Aho niho byari binshanze. Yego. Nimvuze ko bizaba byagiye, hanyuma abasigaye bakasigaye mu mudendezo. None bigenze bite? Soma Ibyahishuwe 20 wumve. Hera ku murongo wa mbere twumve. Umurongo wa mbere. Ibyahishuwe 20. Haravuga ngo mbona marayika amanuka ava mu ijuru, afite urufunguzo, yego, rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki. Afata iki? Afata cya kiyoka, aricyo ya nzoka ya kera, iyo ni ya yindi bavuga kuri wa mugore, yego, ariyo mwanzi na Satani. Akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000. Akijugunya ikuzimu, arahakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera amahanga kugeza aho iyo myaka 1000 izashirira. Icyakora nishira gikwiriye kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gito. Urakoze cyane. Wabyumvise aho ngaho? Nabyumvise. Kugira ngo impanda ivuge, mu ndimi z'amahanga baravuga ngo ezema cyangwa pezibroma, mbese nta cyabuza abantu kuzamurwa. Byasabye ko marayika amanuka afite iki? Urufunguzo rw'ikuzimu, kandi n'umunyururu munini ngo mu ntoki ze, kugira ngo abohe cya kiyoka, ariyo nzoka ya kera mwanzi na Satani. Noneho ibyo namara kubikora azaba abikora kugira ngo cye kubangamira itaha ry'itorero, ihungishwa ry'itorero. Imana ishimwe.
ariko wumvitswe ngo nyamara nyuma y'igihe gitoya ngo kizajya gute kizongera kibohorwe nyuma y'imyaka 2 kizabohorwa. Noneho nusubira mu Byahishuwe 12 subireho nkwereke Ibyahishuwe 12 wa murongo 14 hepfo 13 twasomye. Somera hepfo twumve 14. Yego. Umugore ahabwa amababa abiri y'ikizu kinini kugira ngo aguruke ahungire mu butayu. Kugira ngo aguruke ahungire umurongo 14 umurongo wa 14 kugira ngo aguruke singibi komeza ahungire mu butayu ahantu he aho agaburirirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe arindwa icyo kiyoka. Uwa 15 wumve ni igisubizo cya kibazo mbajije. Icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane. 16. Ariko isi iramutabara yasamye akanwa kayo imira uruzi. Haleluya. Cya kiyoka cyaciriye. Ikiyoka kirakarira wa mugore. Kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya. Ngicyo igisubizo cy'ikibazo babajije. Umugore namara guhungishwa yego kizarakara gisigare kirakariye abo mu rubyaro rwe bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Muri make rero tubaye nk'abagarukira aho ngaho episode yindi tuzavuga icyakurikiyeho cyangwa se hazakurikiraho iki ituro rimara kuzamurwa. Ahangaha icyo nasiga mbwiye abantu baduteze amatwi ni uko guhungishwa kwabo ubwo bazamuwe rero ntibazamuwe bagiye kandi mu kanya nk'ako guhumbya bamaze kuzamurwa bamenyeshe ko uko kuzamurwa kuzatuma abazaba bakiriho abazaba basigaye abazaba tukiri icyo gihe tugihumeka kujya ku mutwe tuzahinduranwa n'abazaba barapfuye. Ariko abazaba barapfuye bazahinduranwa natwe ni abazaba barapfuye bakijwe bizeye gusa. Dore ko umuntu wese upfuye mu bwongo yitabye Imana iri jambo mushatse mwarihindura mukajya muri ahantu wabihakana kuko bose bazayitaba. Ariko mu by'ukuri kuvuga ngo nagende Imana mutuza heza mubwene ariko mutuza heza ukwitonda mukagira Imana idufashe. Noneho abapfuye bizera nibo bazabanza kuzuka ariko Pawulo yanditse natwe abariho duhindurwa tumusanganire byose mu kanya nk'ako guhumbya. Aho hantu icyo tuzakora n'igihe tuzahamara nzakivuga ubutaha gusa kubera ko ijyanwa ryacu rizaba rizamurwa ritasi ibyo bita trace mu Kinyarwanda ni inkora cyangwa ikimenyetso nta mirambi izasigara nta ntumbi zizasigara bazaba bakiriho. Ariko icyo rero kizatuma habaho ibyo twakwita ibura ry'abantu disparition abantu babuze. Tuzaganira cyane abantu habuze abantu benshi tuzaganira mu byandike mu minota ahantu tuzahera aho ngaho tuvuga ibura ry'abantu. Nyuma rero ubwo guhungishwa y'impamvu impanda y'imperuka izazamura itorero gusa ariko imirimo y'isatani yagera. Murakoze Imana ibaduhere umugisha. Murakoze cyane mushumba. Imana ibahe umugisha cyane kubw'aya magambo yo gutandukanya impanda y'imperuka n'imperuka y'isi. Ni ukuri ni amagambo aremereye ariko witonze ugatega amatwi urayasobanukirwa cyane. Noneho rero dusigiye umukoro wazaheraho nagaruka uvuga ngo abantu baburiwe irengero abantu bagiye hehe. Mbega agahinda kazaba gahari aho hantu iyo abantu bahigisha ndikanga cyane nkababaje nkavuga Mana uzadufashe abakumenye ntihazagire umuntu usigara kuko hazaba hari amarira atoroshye. Ariko Imana ni nyembabazi izabidufashamo tuzakomeze urugendo neza. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha hanyuma ubutaha naho tuzahera. Reka rero usengere umukumbi cyangwa se abantu badukurikira kugira ngo basobanukirwe icyo kintu. Noneho ubutaha nibaza bazazi tugendana
bazi neza yuko igihe kimwe kizashyika abantu babure, hanyuma sinibabura noneho mbese wowe uzaba uri mu babuze cyangwa uzaba uri mu basabye. aho hantu naho tuhitondere. Imana ibahe umugisha cyane. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye uyu mwanya mwiza waduhaye ngo tugaburire ijambo ryawe, nicyo waduhamagariye, kandi iyo ukomeje kuduha umwanya nk'uyu uba uturinze gushomera no kugira ubushomeri muri uyu murimo. Rega hariho abantu bandagaye, hariho bapfuye usaba gupfiriye ubusa, ariko ushimwe ku gihe cyacu uduha kugikoresha, izina ryawe rihimbazwe. Satani we nibyo bashaka ngo duceceke, dushome, turyame, dutembere, tunezeze umubiri ku bugingo buhagwa. Niyo mpamvu ngushimiye iki gikorwa wari waduhaye gukora, kandi ngushimiye abera bawe bari baguteze amatwi ngo wumve ibi bintu. Uzakomeze unyuzuze byinshi byo kubaha, kandi uyu murimo wampamagariye no kuwukora nk'ukunze nshyizeho umwete, kuko igihe kiri imbere impano zavuga itorero ritahe n'iyi mirimo yose ihagarare. Rero abangaba rero bateze amatwi iki kiganiro bakurikiye, baha umugisha gukomeza iyo bumvise kandi babyitondere. Ndagushimiye ko ubyumvise, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu.